Muganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Tugende mbere geta barayi batatu nekiya tugaruka inyuma geta barayi turi kubyumva ajwe go Hano rero muri club ya karate harerera abana babiri,
umukobwa n'umuhungu. Ego bitewe nuko club ya karate ibafasha mu guhindura imico, ikindi mu buryo bwa sport nayo bakayikoreramo, kandi niyo urebye usanga bigiramo ibintu byinshi bitandukanye. Wabonye ko bazi no kubyina, buriya nuko batabonye n'umwanya bashobora no kuba no kuririmba barabizi. Rero nayihisemo bitewe n'ibyo nashakaga ko abana banjye bamenya. Njya kuzana umwana muri club, ubusanzwe umukino wa karate ni umukino mwiza cyane ufasha umwana gukora imyitozo ngororamubiri, bikamufasha kumurinda indwara zitandukanye, bikamufasha no kuba umubiri we wakora neza. Ikindi kandi umukino wa karate ni umukino mwiza utoza abana discipline, ku buryo umwana wagiye mu mukino wa karate amenya kugira discipline mu bandi bana no mu bandi bantu bakuru. Nicyo cyatumye ngenderaho cyane. Ubusanzwe nanjye nkaba ndi umusportifu cyane, nkaba umwana utangiye siporo namushishikariza gutangira umukino wa karate ko umufasha kubaka umubiri we mu buryo bwa exercice agenda akura muri umukino. Mbere y'uko umwana aza muri umukino wa karate yari umwana ukunda gukubagana cyane, ariko ibintu byose cyagezeho ashaka kurira, abandi bana huye n'abashaka gukubita. Ariko ubu ngubu aho yaziye mu mukino wa karate yagiye ku murongo, ni umwana witonda ukora ikigenwe gukora atakoze ikitagenwe gukora. Yari umwana ukunda kubagana cyane, ariko ubu ngubu byararangiye, mu rugo ni umwana w'intangarugero. Ikindi dukora, hari ibibuga mwabonye binyuranye, hari ikibuga cya basket n'icya volleyball. Rero nk'ubu urabona mu biruhuko urubyiruko ruza gukina. Ikindi dufite internet y'ubuntu, hari wifi. Urubyiruko rero twishimira ko mu gihe urubyiruko ruri hano ruri muri iyo mikino rwaje gukora research kuri internet, rureba amakuru yarufasha guhanga ibitekerezo byaza rwubaka ejo hazaza. Twumva ari byiza kubera ko uwo muntu uri mu gukora siporo cyangwa waje kwikora ubushakashatsi ntabwo yajya kunyura urumogi. Ubwo rero bifasha urubyiruko kugira ngo rutarangarira mu bintu byarwangiza, rukaza hano bikabafasha. Ikindi dutanga ibiganiro binyuranye ku buzima bw'imyororokere muri urwo rubyiruko, uburere mboneragihugu. Hano hatangirwa ibiganiro binyuranye, byaba bitangwa n'ubuyobozi bwite bwa leta, byaba ibyo dutanga twe nka Croix Rouge. Ibyo byose iyo dushatse guhuza urubyiruko, dufite sale hano baraza bakajyamo, tugatumira impuguke mu cyiciro runaka, cyangwa umuyobozi mu rwego rw'akarere, cyangwa umuyobozi mu rwego rw'umurenge, bakaza batanga ibiganiro kuri message bashaka guha urubyiruko zarufasha mu mibereho yarwo ya buri munsi. Ikindi dufite hano ibindi dutanga bijyanye no gufasha abantu bashobora kugira ikibazo cy'ihungabana. Ni service dufite hano nayo isanzwe ibana muri Croix Rouge. Ibyo rero byose ni ibikorwa bifasha urubyiruko kugira ngo tububake bave mu bantu bazagira igihugu akamaro. Wa karate style ya Shotokan. So muri yo karabu tugiramo n'izindi gahunda zitandukanye. Hari aho dutoza abana kwigirira icyizere, aho abana bisanzura bakabyina umuco nyarwanda traditional dance, bakabyina modern dance, ndetse n'ibindi bikorwa bituma abana bishima bakumva bifitiye icyizere. Bityo uyu munsi twari dufite ibirori byo kwisiza isabukuru y'umwaka tumaze dushinze no karabu mu kigo, bikaba ari byabaye uyu munsi aho abana bagaragaje impano zitandukanye. Ari naho bamwe bari basoje umwaka bakoze n'ikizamini cyo kwambara imikandara, ari byo mwagiye mubona rwose byari byiza. Ibanga rya mbere ni gukunda ibintu ukora, gukunda umukino ukina, ukabishyiraho umuhate, ndetse urugero iyo ukinana n'abana batoya bisa kugira ngo wisanishe nabo, bagukunde, ubakunde, mbese mwubaka urukundo hagati yanyu mwese, niho mugera ku ntsinzi mwihaye kandi mukagera no ku ntego mwihaye. Murakoze. Tamikiye ku itorero, ni ikigo cyashinzwe n'itorero
Authentic Word Ministry Zion Temple Celebration Center Mwurire. Authentic Word Ministry Zion Temple Celebration Center Mwurire yatangiye muri 2010. Itangira ifite intego nyamukuru yo gutunganya umugeni wa Kristo mu buryo bwuzuye. Umugeni wa Kristo kumutunganya mu buryo bwuzuye bisobanura ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Bibiliya twizera ryo jambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike igice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 23 haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Kristo Yesu azabagarutse. Bivuze ko umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, agizwe n'umwuka, agizwe n'ubugingo, akagirwa n'umubiri. Mu mwuka rero niho umuntu asabanira n'Imana, nta kindi kintu bisaba ni ugusabana n'Imana. Mu bugingo ni icyicaro cy'amarangamutima, umuntu yishimye, yanezerewe, yabonye ibimunezeza, yabonye ibimubabaza, yagize izina ryiza, yatsinze, yananiwe, byagenze gutya. Amateka yacu y'ejo hashize, ibyatubayeho mu mikurire yacu byicara mu marangamutima. Mu mubiri harimo ibintu bitatu navuga by'ingenzi. Hari uyu mubiri tubona physical appearance, icya kabiri hari imikorere y'ubuzima physiology, uko umuntu agira, umuntu n'umwana yakuze, n'umukobwa yameze amabere, yagiye mu mihango, yagize n'umuhungu, yagize muri puberite ndetse n'ibindi. Icya gatatu ni imitekerereze vie psychologique. Uwo muntu rero wese itorero rigomba gutunganya agomba kuba ari muzima mu mwuka, azi gusabana n'Imana, agomba kuba ari muzima mu marangamutima, yarakize ibikomere ndetse n'ibindi bintu byagiye bimubaho muri ejo hashize, kandi agomba kuba afite ubuzima bwiza, afite physiology nziza, afite physique nziza. Physique bivuze iki? Afite isuku ku mubiri, afite isuku ku myambarire, aba ahantu heza, aryama ahantu heza, ndetse afite ibyo kurya, arya indyo yuzuye mu buryo abana neza n'abandi mu buryo bugize. Noneho mu mitekerereze akaba ari umuntu ufite imitekerereze mizima, imitekerereze yagutse. Gutunganya umugeni wa Kristo ni ukumukora muri ubwo buryo. Niyo mpamvu itorero kugira ngo rigere kuri iyo ntego ryashinze ibigo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikigo cya mbere cyashinze ni ikigo cy'amashuri cyitwa Authentic International Academy. Authentic International Academy rifite intego yo gutanga uburezi bwuzuye, uburezi bufite ireme, ariko uburezi burera umuntu bukarera n'ubumuntu, uburezi buteza imbere indangagaciro z'umuco nyarwanda n'indangagaciro za Gikristo. Uburezi butuma umuntu yiga akigira gukemura ibibazo aho guteza ibibazo. Hashyirwaho rero ikigo umushinga wa Rwamagana 2083 uterwa inkunga na Compassion International. Uwo mushinga utera inkunga abana baturuka mu miryango ikennye kurusha iyindi kugira ngo bave mu ngoyi y'ubukene. Dusanga rero ingoyi z'ubukene n'eshatu. Ingoyi ya mbere ni imitekerereze, ingoyi ya kabiri ni mu mutima, ingoyi ya gatatu ni mu mufuka. Kugira ngo izo ngoyi zicike, dutera inkunga abo bana. Ubu harimo abana muri iyo porogaramu 255 duha ibintu byose bikenewe. Twishyurira amafaranga y'ishuri, twishyurira medical insurance, duhi ibyo kurya, duhi imyambaro, kugira ngo tugire. Muri uwo mushinga dufasha n'ababyeyi babo, hakaba harimo amatsinda 12 tubafasha gutekereza cyo twita mindset change and sustainable development, kugira ngo abantu bumve ko bahindura imitekerereze, bumve ko gukira bishoboka, bumve ko gutera imbere bishoboka, bumve ko mbere yuko abantu bajya mu ijuru bazabanza bagaca mu isi, kandi igihe cyo kujya mu ijuru kizaza umuntu yaciye mu isi akeneye kurya, akeneye kwambara, akeneye ibintu ibyo ari byo byose. Aha ngaha rero niho twashinze n'ishuri rya Authentic International Academy nk'uko narivuze. Ubu ryigamo abanyeshuri 460. Muri iryo shuri rero hazamo clubs zitandukanye, kubera iki? Cyanditswe navuze, mu mwuka
umuntu asabana n'Imana biciye mu masengesho, mu ndirimbo no muri korali ndetse n'ibyo mu rusengero. Ariko mu marangamutima umuntu akeneye gusabana n'abandi. Aya makarabu rero icyambere adufasha ko abana basabana ubwabo, akadufasha ko ababyeyi basabana ubwabo, akadufasha ko abana bagirana ubusabane muri ya social and physical development. Abana bakagira tugira amakarabu atandukanye. Hari karabu uyu munsi mwaje kureba imyiyereko ya karabu ya karate. Muri karabu ya karate habamo imikino itandukanye, imikino ingororangingo, hakerekanamo fashions, bakerekana talent z'abana tukazirera zikazamuka. Mwabonye uburyo abana biyerekanye, mwabonye uburyo abana baba bari smart. Muri karate batoza discipline. Buriya hari discipline tutatorera mu rusengero, dutozwa nuko twabanye n'abandi. Muri bagakora imyitozo ngororamubiri. Buriya iyo bakoze imyitozo physical exercise bituma bagira ubuzima bwiza. Ubwo buzima bwiza turabukeneye mbere yuko tujya mu ijuru. Shoboye iki? Buriya abantu benshi hari ikintu batajya bamenya. Ntabwo umuntu atungwa n'amashuri yize, umuntu atungwa n'impano ye Imana yamuhaye. So abantu benshi rero ntabwo urubyiruko rujya rumenya impano zabo. Ni byiza kwiga, ni byiza kugera kure, ariko ni byiza kumenya impano yawe. Kimwe mu bintu Zion Temple Celebration Center Paruwase ya Mwurire ifasha mu rubyiruko ni ukubafasha kwimenya. Ni nayo mpamvu slogan y'ishuri ryacu ivuga ngo discovering your purpose for the future. Discovering, sobanukirwa intego yawe muri ejo hazagira ute hazaza. So iyo tumaze rero gufasha umusore kumenya impano ye, tumufasha kuyidevelopa. Turayidevelopa tukayikuza. Mwabibonye uburyo abana tugira tudiscoveringa talent zabo. Ikindi cya kabiri ni ukubwira urubyiruko yuko bishoboka gukura amaboko mu mufuka bakagira ute bagakora. Nkuko nabikubwiye, dutanga inyigisho zihamagarira urubyiruko, yaba barangije amashuri, yaba batarayarangiza, kubabwira ngo hari icyo wakora ukageneratinga amafaranga. Tugira slogan nkunda kuvuga naho n'urubyiruko, barakubwira ngo urubyiruko, iyo tuvuze ngo urubyiruko ni urubyiruko ruzi Imana, rukaba rufite umufuka ugize ute uremerere. Nuvuga ngo iyo ufite Imana udafite amafaranga uba umuntu ubeshwaho no kwiganyira. Iyo ufite amafaranga udafite Imana ubeshwaho uba uri umuntu ubeshwaho n'ubuzima budafite icyerekezo. So mu rubyiruko rero tugira ibintu byinshi. Icya gatatu tuteganiriza urubyiruko ni ukwirinda ibiyobyabwenge.